Bakunzi ba KOP Karegeya Omar Pano twongeye kubasuhuza tubifuriza ishya n'ihirwe. Turi muri weekend ku cyumweru, ejo tuzatangira icyunamo, turakomeza kwihanganisha ababuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi. Ibyo ni nk'amategeko, tuzirikana uburyo yakozwe n'uburyo itasubira. Aha rero turi ni mu mujyi wa Kigali nk'uko mubibona, mu karere ka Gasabo. Uyu murenge ni uwa Kibagabaga, ni mu mudugudu wa Kageyo. Nk'uko bigaragara, umudugudu wa Kageyo ni hafi cyane, urenze ku ahahoze gereza ya Kimironko. Kiriya gikuta mureba ni icya gereza ya Kimironko, urenze akabari bahoze bita Isangano kwa Sostene Musonera, ariko bagasigaye kitwa Vista Kigali. Iriya modoka mubonye buri ivuye kuri kaburimbo imbere y'Isangano. Aha rero turi muri uyu mudugudu wa Kageyo, twaje gusura ibikorwa, ariko ibikorwa bifasha abantu kuruhuka kandi bikinjiza n'amafaranga, byakwinjiriza nyirabyo cyangwa se bikinjiriza natwe tubyamamaza. Aha turi ni kuri La Grace Deus. La Grace Deus ni igipangu kinini cyane rwose, kinini cyane, kituruka kuri kiriya giti, hirya ya kiriya giti kikagenda kikarenga kuri kiriya kigega, hanyuma tugiye kugitembera. Ni igipangu rero kirimo ibikorwa byinshi baraza kutwereka, ariko gikeneye abagikoreramo. Ni ahantu hasanzwe habera ibintu by'ubukwe nk'uko baza kubitubwira. Harimo sauna na massage, harimo maison de passage, habera ubukwe, harimo na guest house. Ni igipangu kinini rwose ugereranije nk'uko mukireba. Urabona harimo inyubako zinyuranye, harimo jardin, harimo parking, kandi ni kuri kaburimbo. Ni ukuvuga ngo aho wakwicara hose nta vumbi ryakugeraho. Aho wakwicara hose nta vumbi ryakugeraho. Tuvuye ku muhanda, tugeze muri hafi ya parking irimo amapave. Murabona ko hari ibikorwa byari bigikorwa bahatunganya, ariko murabona ko ni ahantu hanini cyane umuntu ashobora gukorera business, yaba ibya sauna, yaba ibya massage, yaba guest house, yaba kwakira iminsi mikuru, ubukwe, za anniversaire, n'ibindi byinshi. Cyane cyane nk'abavuye umurenge wa Kimironko uri hano hafi, ku buryo umurenge ni Kimironko, akagari niko Kibagabaga, hanyuma umudugudu ukaba Kageyo. Ni ukuvuga ngo umurenge wa Kimironko uri hano hafi. Abantu bavuyeyo rero akenshi kwiyakira bashobora kuza hano. Umuntu uhakorera bashobora kwakira abo bantu abagize anniversaire, abavuye mu murenge, inama z'ibimina n'amashyirahamwe cyangwa amakoperative, byose bishobora kuhabera. Mu kanya kamanze mbatembereze jardin mbere yuko nyiraho agenda dusobanurira. Iyi jardin niyo iberamo ubukwe, bateramo ihema ryicaramo abashyitsi n'abasangwa, hanyuma abageni bagasohokera muri iriya nzu, baraza kubisubiriramo. Ariko ikintu cyanshimishije cyane ni uko kubera gahunda ya sauna na massage, nabiberetse hari ibiti bifasha, ibiti by'imiti nabikunze cyane. Ntabwo ari bya bindi by'imitako, nubwo iby'imitako nabyo birimo, ariko nk'iki giti cyitwa umuravumba, abantu benshi barakizi ko kivura inkorora, kikavura mu gatuza. Ntabwo ari umuravumba w'izuba usoromwa n'uwihaze n'uwihandagaje, ariko ni umuravumba ufasha abantu cyane cyane ku bijyanye n'ibibazo byo mu myanya y'ubuhumekero. Urabona ko babyitayeho cyane. Aha niho bashobora kuba basoroma bagashyira mu gacyayi ko guha abantu baje muri sauna. Hari ikindi giti nubwo kitafashe neza, nawo ni umuravumba. Iki nicyo bita ngabo, ariko uyu nawo ni umwenya nubwo utarafata neza, ariko ikigaragara cyo iyi mvura y'ukwa kane irasiga ukomeye.
uyu nawo ni umuhati, hari indwara ifasha isayidiramo. uyu nawo nubwo utarafata neza ni umucyayicyayi, abantu benshi barawuzi, mu gacyayi kagahumura neza kandi nako kagafasha ibijyanye n'ubuhumekero. Ndawubonye umwenya mwiza utoshye. Uyu ni umwenya, murabona ko uyu nguyu uzakomera, uyu mwenya uzakomera rwose. Uyu ni umusororo, sinzi ibyo uvura ariko umanza wo warimimejeje, ariko ikigaragara cyo uyu mwenya uzakomera. Iki rero nacyo ni igiti bita gombo, mu rurimi rw'amahanga bakita okra. Iki ni igiti gikomeye cyane muri kino gihe, cyane cyane abantu bagikoresha mu kuyungurura, mu kuvana imyanda mu mubiri, kiri imbere cyane mu kuvanamo cholesterol itari ngombwa mu mubiri. Abantu benshi bakoresha gombo, benshi bashaka, ubona benshi ari abadamu ariko n'abagabo barayikeneye, kuko abantu bafite hypertension irabafasha ikagabanya ya cholesterol. Kandi ni imboga ushobora kukinywa mu mazi. Abantu benshi bakoresha gombo, ukata imisogwe nk'ibiri cyangwa itatu ugashyira mu kirahure cy'amazi mbere y'uko uryama, hanyuma ukaza kukigotomera ubyutse, nta kindi kintu urashyira mu nda, ukanihangana. Kiba gifashe cyane kirenduka, ariko nta abazi imboga z'urudega nabyo nacyo kijya kumera, cyangwa abantu bamenyereye kunywa igi ribisi nabyo. Amazi ya gombo ayo arafasha kuyungurura, kuvana imyanda mu mubiri. Gombo igezweho abantu, ahubwo umuntu utarayikoresha sinzi bye. Urabona ko nayo bayizirikanye, nubwo ari bikeya tuzabasha no kubyongeramo. Uyu nundi muravumba w'inganzamarumbo. Ikigaragara cyo uyu mwenya ari ukunywa mu cyayi, uyu mwenya n'imyaka 5 ntiwawumara. Umubirizi. Uyu mubirizi ari uguteka mu cyayi, amababi 3. Muravumba. Uyu muravumba ari ukunywa mu cyayi gusa, atari ukuwushyira mu gikono cya sauna ngo abantu bote, ari ukunywa mu cyayi gusa, n'imyaka 5 waba utarashira. So ikigaragara cyo nuko hano hantu bazirikanye harimo ibya kizungu, harimo ni bya kinyarwanda, nabikunze cyane. Ahantu rero nkuko bagiye kuhadusobanurira, hakeneye umuntu hakorera ibikorwa byose bishoboka, kuko ni hagari. Reka badufashe kuhatembera, banadusobanurire. Hano mbonye ni kapsine, akagaka bakita nako karafasha cyane kuri amibe, nubwo katararaba karaba indabyo z'umutuku. Yego, karaba indabyo z'umutuku. Akanako hano hari akameze neza, kajya kumera neza. Yes. Na za seleri zirimo. Hano turahari twinshi. Ntago turatangira kuraba, ariko twose turafasha mu bijyanye n'imiti ya kinyarwanda. Buriya itandukaniro nuko iyo dushishikariza abantu gufata imiti ya kinyarwanda, nuko nta binyabutabire biba birimo, nta bintu biri chimique biba birimo, kuko ibiri chimique aba ari ikindi bishobora kwangiza, nubwo mu miti ya kinyarwanda utamenya dosage. Ariko ibiti bya kinyarwanda akenshi ubifata waba urwaye waba utarwaye, kugira ngo bigire icyo bifasha ku mubiri, either bikanakumira na ya ndwara wakabaye uzarwara ukajya kwivuza imiti ya kizungu. Ni byiza rero ibiti nk'ibi, umwenya, umusororo, umuhati, iyo gombo, ibyo bintu ufata biri naturel, hari icyo bifasha ku mubiri kurusha uko washyiramo ibintu byavuye mu ruganda, byashyizwemo amaproduit chimique atuma biramba, cyangwa se n'uburyo byakozwemo. Nashimye rero aha hantu rwose kuba barazirikanye gutera ibiti kandi bifite icyo bifasha mu buzima bw'umuntu. Bambwiye ko banateganya kuzaterana za ntusi z'umweru zimwe abajya kota sauna bahumeka, kugira ngo umubiri umere neza. Simbatinde rero cyane, reka turebe, badutembereze hano ibintu bishobora kuhakorerwa byose. Hanyuma umuntu ubona abamenyereye business bashobora kwiyangaja, akaza. Niba hari jaride yakira ubukwe, niba hari maison de passage yakira abageni, niba hari sauna massage, niba hari maison niba hari guest house, ibyo bintu byose. Hashobora no kuba n'akabari
abantu bamenyereye muri business bakwitabira iyi nzu aha hantu ntabwo ari kure pratikoma uvuye kuri gereza urenga ibipangu nka bitatu imbere ya gereza nababwiye ko hari ahahoze hitwa Isangano ubu hitwa Vista ubwo Sostene nawe abyungukiyemo ariko nawe ari mu bo nkangurira kuba yaza agakorera hano akagura ibikorwa bye ku Isangano ni hatoya kandi nanone mu izindiro ni kure nibaza ko nawe ari mu bantu bashobora kuba bagira icyo babyaza umusaruro babyaza muri iyi nyubako. Reka rero badutembereze turebe. Turabaramukije rero bantu bo muri Grace Deus hano Kimironko umudugudu wa Kageyo nawe wishimiye cyane kuko nangewe mvuka mu murenge wa Kageyo kandi nize no ku mashuri y'Ikageyo urumva ibyo byose bigenda byivanga iyo ngeze ahitwa Kageyo rero mba numva ko nageze iwacu. Hanyuma mutubwire rero aha hantu Grace Deus ni hantu ki? Murakoze cyane natwe turabishimiye turabakiriye bamwaje muri Grace Deus. Muri Grace Deus rero ni ahantu hagenewe cyangwa se hakorerwa ibikorwa bya business bitandukanye. Nkuko mwabibonye hari amazu mu gipangu inzu urahera kuri iyi ariko igipangu nabonye ari kinini cyane. Ese ni metero kare zingahe? Metero kare 1472. Aha 1472. Yego. Aha hano ndabona ikigega. Umuntu ateganya nyine ko amazi ya wasaka ashobora kubura hanyuma amazi akaboneka. Icyo kigega ni kimwe ariko turateganya no gushyiraho ikindi kinini munsi urabona harateganijwe harimo n'akamashini gakurura amazi. Aka kabobusi karimo gakurura amazi kugira ngo abashe kugera hose afite ingufu. Hose mu gipangu cyangwa ava mu kigega ajya mu toilette yo mu no mu gikoni. Yego. Kara nakamoteri kayazamuka. Kara nakamoteri kazamuka kugira ngo agire ingufu. Nuvuga ngo iyo amazi yabuze mukoresha yo mu kigega akwirakwizwa na kare kamoteri. Yego. Okay. Hano urugi rw'inyuma rwo n'urugi rw'inyuma mu gikari. Hanyuma iyi nzu rero twereke ino nzu twereke aha ni hehe? Yego iyi nzu rero ni inzu navuga ko ari inzu nini ifite ibaraza murabibona ariko imbere harimo salo harimo sala manje aho barira harimo igikoni ariko cyane harimo ibyumba 4 buri cyumba gifite ubwiherero na dushe yabyo kandi binini bitunganyije. Ni inzu irimo ibikoresho nkuko nyine ubusanzwe inzu yo gucumbikamo bakunze kwita guest house ibirimo ibikoresho byose ku buryo umukiriya araza akinjira hanyuma ibindi akabihasanga. Utu ni udukoko tw'imitako. Utwo ni udukoko n'imitako nyine kugira ngo habe heza. Uru rurabo ntibazarukureho. Ni urwibutso rw'uko nahageze. Yego. Okay, reka ninjire. Iyi nzu niyo wavugaga ifite ibyumba 4? Yego, ifite ibyumba 4 harimo wifi harimo televiziyo. Iyi ni salo. Aho ni muri salo ya guest house. Ubu hani na reception yayo. Hanyuma se umuntu uzaza gukoreramo hano ibi bikoresho nabyo bizaba ari ibye azabikodesha? Ibikoresho nta kibazo yabikodesha cyangwa se yanabigura byaterwa nuko abantu bumvikanye. Gusa ibikoresho birimo bigendanye n'inzu n'ahantu umuntu yahita atangira rwose agakora adategereje. Nibyo rwose nabibonye. Iyi ni salo iteguye neza n'indabyo. Iyi ni sala manje. Yego. Icyo gice cyo hepfo ni igikoni naho haba harimo ibikoresho byose bikenerwa. Harimo igikoni gikora gifasha abantu barimo hano. Yego. Katurebe icyumba kimwe. Iyi ifite bingahe? Ifite ibyumba 4. Buri cyumba kiratunganyije kimeze neza gifite ibyangombwa byose. Ndabonamo harimo aho imbere naho ucana kugira ngo urumuri rwiyongere. Yego. Ubwo nta nimero bifite se? Ibyumba nabyo birateganyijwe twabishyiraho cyangwa se haratatse neza ubwo ndagenda ndeba imitako nanjye ndayikunda. Nimero twanatangiye kuyashyiraho dore nkaho ngaho twatse nimero icyumba nimero ya mbere. Yego.
yego ni icyumba kigari kinini kirimo ibikoresho byose yego gifite garderobe iki gitanda gifite metero ebyiri kuri ebyiri cyangwa ni imwe na 180 yego 180 180 imwe na 180 yes aha naho kubika imyenda y'abashyitsi yego hano ni muri intebe se ko ziruta akameza ni meza kubera ko umuntu ataba ashaka kumara umwanya munini ariko ni hagari n'ameza manini yajyamo yego n'ameza manini yajyamo nta kibazo hanyuma aha ngaho ni dushe y'umuntu wakoresheje icyumba n'ibikoresho bindi yego ubwo ibyumba byose uko ari bine muri ino nzu bimeze gutya bishashe gutya yego yes katujye mu yindi nzu rero iyi ngiyi ahangaha ni toilette n'ubwiherero bwagenewe abantu bari muri salon kuko andi matoilette n'amadushi bigiye biba mu byumba ukoresha icyumba akoresha iri nacyo yego hanyuma hano habashyitsi bicaye muri salon urakoze cyane ahantu nahakunze nubwo nibagiye kubabwira hitegeye iki ni ikindi cyumba nacyo ubwo gifite toilette iki gice kirimo ibyumba bitatu ni ahantu heza cyane hitegeye imisozi aho bita ku Gikumba aho bita za Kinyaga za Bumbogo aho bita mu Izindiro hose iyo uri hano wicaye mu busitani bwa hano uba witegeye iyo misozi yo mu karere ka Gasabo. Ngeze muri jaride rero hanyuma ahangaha ubu busitani yego mubukoreramo iki? Ubu busitani rero burya ubusitani bukorerwamo ibintu byinshi. Uje ashaka aho gukorera ubukwe burahabera yabuhakorera kuko haragutse kuberamo ibirori bitoya wagize anniversaire brado shower uvuye mu murenge gusezerana yazaka hicara akakorera ikirori abana bahawe amasakaramentu umuntu wagize ibyago ushaka wenda ufite ahantu hatoya gukurikiriyo gukorera imihango yo gusezera ku wagiye cyangwa se gusezera ku muntu witabye Imana ibyo byose ni imihango ubusitani bwakwakira nabonyemo ibiti byinshi muravumba umuhati umwenya gombo n'umucyayicyayi byose birimo kandi n'imwene bya biti bifasha muravumba murabizi ni umuti umwenya ni umuti amacyayicyayi ni uko yego nibyo hakabamo rero n'ibindi by'umutako kugira ngo harusheho kuba heza nibyo rwose ahantu rwose hose birimo kugira ngo hano murabibona ubwo rero ngaho mbwira la grace deus ni guest house yego amacumbi na wifi internet byose birimo ni ubuntu biba biri kumwe n'abantu bacumbitse nyine ubukwe yego inama n'ibindi birori yego ubwo ni hano bibera uraza kubitubwira hanyuma hakaba na massage sauna massage ariko twongeyemo n'indi service aho twashyizeho massage ariko ikiri kwirembo hariho na sauna nayo muraza kuyibona hanyuma harimo na reflexology n'ubuganga dufite umuntu w'inzobere inzobere irahahora ibihari umuntu ufite ibibazo by'imitsi cyane reflexology nicyo ikora ndabona n'umuravumba umubirizi nguyu Dani umubirizi nguyu nabo barawutekereje uyu nawo ku bintu byo utuyoka cyangwa se ubundi ahangaha umubirizi wabitekereje neza ushobora no kukubera uruboga udashyizemo mwinshi ushobora kuba imboga ushobora kuwusekurana n'isombe ukaba wirinze twa turwara two mu nda tujyanye n'utuyoka tuva ku mazi mabi tuva ku mwanda ibintu nk'ibyo reka turebe aha tugeze rero ni indi nzu ya kabiri niba mwibuka nabwiye ko harimo amazu atatu nayo ni inzu niyo guest house ni maison de passage iyo habereye nk'ubukwe hari ibyumba abageni bahagurukiramo icyumba cy'abakobwa n'ibijyanye n'iyo mihango donc aha niho abageni bakoresha yego aha niho abageni bakoresha yego hakabamo aho abakobwa bambarira hakaba naho umugeni ahagurukira hajya abahungu bo ntago bambara
abahungu nabo barambara ariko hari igihe byaranje ariko iyo babishatse biterwa n'ubwumvikane n'ibyo mwumvikanye nabo icyumba cyabo kirateganijwe. Okay. Ndabona masanze n'igitabo cyiza kivuga kuri la guerre du Golfe. General Sapita de la Brière de la Bilière. Igitabo bita Storm Command. La guerre du Golfe bayitaga Storm la tempête du désert. Storm ni tempête. Okay. Kadebe icyumba kimwe muri warumwe ko harimo bingahe? Ni bitatu reka harimo ibyumba bitatu. Yego. Yego. Wenda twareba bikese ngombwa ngo tubirebe. Kadebe iki ngiki? Yego. Iki nacyo iki ni iki yo habaye ubukwe kimwe. Habaye ubukwe iki ni cya kindi cy'abakobwa bambariramo. Okay. Ntabwo barara. Ntabwo barara. Ariko bashatse kurara. Byose biterwa n'uko konti imeze. Yego. Okay. So twagenda ibindi ni bitatu. Yego. Ya uvuye muri salo. Ubwo dusigaje turebe muri ubwo tugiye kureba inzu ya gatatu. Yego. Ari nayo iberamo bya bikorwa bindi twavuze bitandukanye n'amacumbi. Yego bya massage na sauna. Yego. Aha twinjiye rero ni muri ya nzu ya gatatu nababwiye iberamo sauna na massage. Okay. Ubwo tugiye kwinjira. Good. Aha ngaha ubwo ninjira iburyo ayo winjiye aha ngaha ubwo uganiye muri sauna. Muri sauna? Yego. Reka numve. Niko. Ndumva amagahumuro kumwenya wejo. Yego, umwenya wejo rwose uracyarimo n'ubushyuhe buracyarimo. Ariko ni sauna ni shyashya pe. Meze neza cyane. Nyinjiranyemo imyenda. Niko. Karame. Ndabona sauna nyinjiranyemo imyenda. Oya nta kibazo kubera yuko hano abantu benshi bashobora kwinjira gukoteramo ni nk'abangahe. Baramutse bagiriyemo icyarimwe aho hejuru byo byose abantu batanu bahicara. Buri karo ni akabuno. 2 3 10. Egada akunda kugira ngo batabyigana cyane. Hari umuntu wakwicara harenze karo koko. Ariko umwe hano batabyigana cyane. Wenda bashyiramo 5 8. Hagati ya 6 n'8. Okay. Nuvuga ngo ushobora kugiramo abantu 30 icyarimwe. 30 wenda ukabashyiramo na 20. Ni nashyashya mwayikoze imaze igihe kingana iki? Oya ni shyashya twarayivuguruye ubu nta gihe kinini ramara. Yari yarahozemo. Yego. Okay. Kabaye kwavugurura no kuyagura ho gatoya. Okay. Iyi nayo iri mu donc uwafata aha rwose nayo yayifata. Nayo yaba ari iyi. Okay. Yayifata rwose. Haruguru ni aho ngaho ni ibyumba byo gukarabiramo amadushe. Hariko habamo n'ikindi kintu bakita ngo icyo bakubiraho cyangwa se icyo abashaka gukaraba gukarabwa ibintu ngo by'imbyiro byinshi. Kirabafasha cyane bakabasirita. Kubasirita voilà niryo jambo twari twabuze. Naryo twarabiteganije. Nayo serivisi irimo. Ahangaha iyo bavuye muri massage baraza bakaharambarara bakabanza bagafata akayaga bakaruhuka. Yego hanyuma bafata kacyayi. Turaza kubona bafatirana kacyayi. Ariko ntago baba bambaye bambaye ibitenge. Dore ngiye njyanyeho n'inkweto. Nta kibazo. Baba bambaye udutenge rwose. Aha niho abavuye kota. Ushaka kwirambika. Hanyuma udashaka kwirambika kwicara mu gatebe nk'aka. Agatebe bakareba televiziyo. Cyangwa hano hari umwanya munini wahagenewe wo kwicaramo. Yego. Aha ushaka kureba nk'agapira. Yicara muri ziriya ntebe. Yicara ahangaha hano hajyamo intebe nyinshi nuko ngubu harimo izi ngizi. Kareba umupira. Nuvuga ngo uwicaye aha abareba Manchester cyangwa Arsenal. Byose rwose tuba twashyizemo abonoma ihagije. Y'imipira yose. Avuye arambiwe umuriro araza akareba umupira. Yego. Hanyuma yakenera kota. Hariya hepfo hari ayandi hepfo aha hari iki? Nayo ni amadushe. Afite harimo ibice bibiri urabizi harimo igice cy'abagabo hakaba n'igice cy'abagore. Yego. Aha rero naho harimo amadushe.
Okay, izi ni dushe z'abagabo. Izo ni dushe z'abagabo. Okay. Naho bambarira. Yego. Hanyuma hano hakabaho n'ikindi cyumba bakoreramwo massage. Okay. Okay. Katurebe. Haba harimo amatara yaho yihariye kuko iyo baryamye ntabwo baba bashaka urumuri rubakubita mu maso, impamvu dushyiramo amabara, amatara y'amabara. Ubu naha akariko gatanda ka massage. Yego, ni agatanda ka massage mu tundi kuko dufite ibitanda 3. Icyo ni kimwe. Okay. Akagasume iyo bavuye iyo barangije bashaka gukora massage bakuramo bya bitenge bagakaraba hanyuma bakambara bagafata amasume bakaba bambaye amasume. Okay. Ndumva ari byo katujye kuri reception. Yego, ko ntabwo nkeneye kurebaho umutekano w'amafaranga n'amatelefone by'abakiriya babiri. Byose birateganijwe kandi mu buryo bwiza. Okay. Ndabona harimo n'amasume. Yego. Okay. Ninjiremo? Mwakwinjiramo nta kibazo. Okay. Uragenda umbwira buri kintu icyo kimaze. Yego. Abahicaye umuntu wa reception. Abahicaye umuntu wa reception. Yego. Ndabona ari self service. Yego. Self service. Iyo umuntu afashe akantu amazi cyangwa se fanta akeneye guhana. Ibi two n'ututenge tw'aba mama two gushyira mu mutwe. N'udutoya n'utwo mu mutwe. Two mu mutwe. Hanyuma harimo n'ibindi bitenge. Ibyo bakenyera ni ibihe? Ni ibyo ngibyo nabyo mukuru. Ibi ni ibyo gukenyera. Ibyo ni ibyo gukenyera. Okay. Abagore n'abagabo. Abagore n'abagabo. Ntabwo nabonye akabati babikamo telefone n'amafaranga. Ntabwo wabonye utwo tuntu ugezeho rero. Ni utuntu tugezweho twiza cyane. Ni ubusirimu kabisa. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu aje tumubikiramo ibyo aduhaye hanyuma tugashyiraho. Niba nje kota ubwo bagira batya. Yego, tukakubaza izina ryawe tukashyiraho ka sticker n'izina ryawe tugafunga. Hanyuma sticker muyomeka hano. Ukajyaho karya Omar Pano. Yego. Hanyuma tugashyira mu kabati tugakinga. Yego, ugahita ufunga. Nizere ko nta wabiraje. Oya, nta wabirajemo nuko ariko karaye. Akantu nagasirimu. Ugafunga ku buryo yego. Aya ni amasume. Ayo ni amasume. Urabona ari bishyashya. Ni bishyashya. Cyari bishyashya pe. Ntabwo ari zimwe hadu ugenda ugasanga harimo izapfutse. Yego. Hanyuma tukamuha n'amasabune, agasabune nyine agiye gukarabana. Yaba ashaka rero amazi yo kunywa. Twadustika ugashyiraho ugafatisha amazina yawe komeka hano. Yego. Yataha akavanamo ibintu bye mukakomoraho akaba karangije umurimo wabo. Aka rero ni akantu twageneye nyine ko gushyiramo. Yego. Aka kari smart cyane. Kari very smart. Yego. Ndumva abantu bo muri massage bakenera n'izindi service. Ikintu bita ngo scrub bagakenera ziri bagakenera umuntu nabitumye. Indimu. Yego, indimu yo gushyira ku cyayi. Hariya twasimbutse. Umuntu ufite aho bibitse ako ni kamwe mu udushuka. Agashuka ko ku bitanda bya massage. Ko muri massage. Ariko turahari twishinuka ko ngaka ariko kasigaye. Ubu dusigaje iki ntago ibindi ni ibyumba bya massage. Yego. Hanyuma icyokezo kirakora bimeze bite? Kirakora. Batanga iki n'iki? Katonze turebe hamwe tubategurira ka cyayi ka promotion k'abakiriya. Hariya tuhategura cyayi. Yego. Haba hari icyayi. Yego, hakabaho n'igihe rero tubaha n'amazi for free iyo dushaka gufata neza abakiriya nyine cyane mu ma weekend. Yego. Aka ni akameza k'icyayi. Aka ni akameza k'icyayi n'amatasi. Icyayi tukashyira cya kijibu kinini rimwe na rimwe iyo turi muri promotion. Icyayi cyo gihoraho. Ariko hari igihe tutanga promotion tugakora icyayi cy'amata kimeze neza tugashyiraho n'amazi ya jibu y'ubuntu. Yego. Ndumva nibyo. Igikoni mutanga iki n'iki rero? Igikoni dufite rwose mucoma
z'akazi kose ntabwo ari ugucoma gusa yego naho twakwegerayo ariko n'amashyiga turafite iyo umuntu avuye nko muri aje yajya muri massage atayizamo ashaka akaboyiro ashaka akabushete ashaka agatogo ashaka mbese hari igitabo cya komande ashobora gukomanda icyo ashaka cyose tukakimutunganyiriza so ni ukuvuga ngo umuntu wakorera hano ibyo byose ashobora kubibona akabona icyo gikoni akabona sauna akabona massage akabona guest house akabona maison de passage hari n'ahantu ushobora kuba ndabona aha haba n'akabari comptoir noneho hariya muri uriya mubirizi akaba ariho umuntu akorera komande aha ngaha ashobora kuba hateganijwe agakontwari umuntu ntabwo kaba kagoye umuntu ashinga ibyuma agashyiraho utubati ubundi agashyiramo agakontwari cyangwa imbaho udizayininga uko ushaka ni ukuvuga ngo uwaza kuhakorera ateganya kuba yashyiramo akabari kontwari yaba aha ngaha noneho za bingaro zikaba zikwirakwiye ahantu hose ikigaragara ni uko hano hantu umuntu ushobora kuhaza akeneye kuruhuka ashobora kuhaza akabona byose akabona aho aryama akabona aho ashirira inyota agashira inzara agashira umunaniro muri massage agashira umunaniro muri sauna byose akasubira byose akagenda ari fresh nka kwa kundi bavuga ari mu cyagari yes so bakunzi ba Keopi rero nibaza ko urugendo twagiriye muri La Grace Deus Kimironko mu mudugudu wa Kageyo mu kagari ka Kibagabaga nibaza ko icyari kigamijwe no kugira ngo abantu babone ko ari ahantu heza hashobora gukorerwa serivisi nyinshi ari abahagana bashobora kuza gukenera izo serivisi zihasanzwe ariko n'ushaka kuhakorera ni karibu nibyo mama nibyo cyane ni karibu umuntu ashobora kuza akahakodesha hose ashobora kuza agakodesha sauna ashobora kuza agakodesha maison de passage ashobora kuza agakodesha guest house cyangwa akabifata byose nibaza ko kubifata byose ari byo byaba byoroshye ubwo rero ndahamagarira abantu bamenyereye business y'utubari ba Amosi ba Sostene ba Evariste Kicukiro Eva buriya kara kabari ka Kicukiro ushobora kugashakira indi branche extension cyane ko hari n'abafite ahantu bakora business ariko ibyumba ari bikeya aha ngaha tubonye ko hari ibyumba 7 bashobora ku extendinga umuntu igihe afite abakiriya benshi bamwe akabohereza aha ngaha nibaza ko aha hantu muri metero kare 470 n'ahantu hahagije hari parikingi nziza hatekanye umuhanda wa kaburimbo nta vumbi rijya mu kirahure nabonye no ku muhanda neza hari ahantu watera umutaka abantu bakiganira bareba n'ibinyura mu muhanda rero ni ahantu heza cyane abashoramari abafite ubushobozi abafite ubunararibonye muri iyi business bashobora kuba baza bakahifashisha bakahakodesha bakahakorera cyangwa se igihe hagikorerwa na nyiraho bakaza bagafata serivisi zaho cyane ko icyo nabonye ibintu by'amakwe byo ni buri munsi ndabona imambo z'amahema zitajya zihava bivuze ko abantu bafite ya minsi mikuru y'abantu batarenze 300 400 baza ariko nka za anniversaire z'abantu 50 abantu 100 abantu 200 aha biroroshye cyane iyi jaride ni yaho ariko ubwo munsi umuntu wahafata bakamara kumvikana ashobora kuhakorera icyo ashaka yatera imitaka yatera amahema akamenya uko aha managinga so mureke rero mbasezereho ikiganiro twagiriraga aha ngaha tuzisoreza aha ngaha nongera kwihanganisha babuze ababo muri jenoside yakorewe abatutsi ejo turatangira icyunamo abantu amabwiriza uko yateganijwe yagomba kubahirizwa uko yakabaye kandi abantu bakagerageza bakagira ibiganiro byubaka abantu bitabasubiza mu bihe bibi ugize ikibazo bakamufata mu mugongo abantu mbese tukibanemo yaba uwayirokotse yaba uwayihagaritse yaba uwayirebereraga yaba uwayikoze yaba twese nk'abanyarwanda icyunamo ni icyacu waba umunsi w'ejo itariki 7 z'ukwa kane yaba icyumweru cyose kugera kuri 13 yaba iminsi 100 nk'uko yateganijwe irangira mu kwa 7 ku itariki enye aho hose tuzahabane nta muntu uhutaje undi nta muntu
upfobeje, nta muntu utesheje agaciro, nta muntu tukibanemo nk'uko dusanzwe tubana. Natwe kuri KOP tuzaba turi kumwe, ngira ngo mwabonye tugomba kugenda dusura abantu abafite ibikorwa uko babashe kwirwanaho, uko bagerageza kuzirikana babo, nk'uko mwabonye ikiganiro cyawe Mwezi Marie Claire wagiye akubaka mu itongo rya nyina inzu akayita convention, inzu ya mbere muri Afurika, nawe aragenda yishyira inzu ya mbere ayishyira Nyamiyaga aho mama we yaratuye. Ibyo byose ni abantu nk'abo, ni ibikorwa byo gushyigikirwa kuko ni uguha agaciro abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Mwakoze cyane. Bahinzi borozi namwe bashoramari muri izo nzego, ntibikiri ngombwa kugurisha umusaruro wanyu cyangwa iri muri stoke muvuye aho muri. Ukimenya urubuga AfriSellers ubutandukanye n'ingendo wakoraga no kwibaza umusaruro wawe uzagurishirizwa kugeza naho gupfiriyeho. AfriSellers ni urubuga ruhuza bifuza kugura no kugurisha umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho baherereye hose ku isi. Uramutse ufite depo y'ibigori cyangwa ibindi binyampeke, ntuzirirwe ushaka isoko kuko bikigera kuri AfriSellers biba byaguzwe. Wifuza kandi kugura umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi aho uri hose ku isi, ntuzava aho uri, uzasure AfriSellers. Abifuza ko tubashyirira uwo musaruro ku isoko cyangwa bifuza kuwugura, nimusure urubuga rwacu wa@AfriSellers.com. Hari ibyo wifuza kurangura cyangwa kugurisha mu bihugu bigize Afrika y'Iburasirazuba nk'umuceri wa Tanzania, kawunga y'Ubugande, ikawa yo mu Rwanda n'ibindi, nawe tugane. Namwe mufite ibindi bicuruzwa mwifuza gushyira kuri uru rubuga cyangwa ushaka guhimbira akazi ku rubuga rwacu, muhawe ikaze. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri nimero mubona kuri screen. AfriSellers,